formula kuri buy. Reka formula kuri buy. Mbega ni fade engulfing yonyine gusa. Ni engulfing ya failings. Sibyo? Yamara gufailing bakore bearish engulfing yako soneka mo bullish engulfing itiyenda iruta bearish engulfing. Sibyo? Ikitwa mo significant break. Ni kwa kumi breakingishije imbaraga nyinshi cyane. Hakabaho ko ikora pullback cyangwa reversal higaruka mu entry point. Nimwe mo kurwa neza ukona ko aho engulfing ya bearish engulfing yamanukiye hari kuri resistance. Sibyo? Ariko itagenga igiye kuri support hasi itikura breakout irazamuka hejuru. Imaze ku breakinga dutegeza ko igaruka kumanuka kuri testing hasi mu entry point. So rero ubwo aho hasi n'ubundi magambo yoroshye cyane ni support ni resistance become support. Sibise magambo yoroshye cyane ayitwa blind spot chapter 1. Aho ni kuri buy. Formula kuri sell rero kuri sell tubona kari support ya becomes resistance. Ni failed bullish engulfing hakabonekamo significant break even aiza kugaruka kinzira mu entry point noneho selling niyo ni support become resistance muri kuyibona gasi mudasobanukiwe mu mgiye konta wisobanukirwa hakiri kare. Example ya mbere rero mukona ko iri resistance ngiyi sibyo imaze ko resistance tuzakone aho kugira ngo selling ngizagere hasi ko ino urabona ko ari bearish engulfing yesi failing itonekamo bullish itonekamo candlestick ya buy idubuye cyane itukora break kandi iyo candlestick igomba kuba ari candlestick imwe apana candlestick nyinshi zizamutse ari mpamvu yiswe ngo significant break. Mbega ibi breaking ni ngufu nyinshi cyane. Ahangahe turatoca umurongo tugateza kizagaruka gatanga entry point kunjamo tuyaje to buying. Turi kumwe. Example ya kabiri. Sibyo? Dore iyi ngiyi yagomba kuba ari fade bearish engulfing. Sibyo? Ariko ikimara gufailing dore candlestick yasizira breaking ndende significant break. Urumva? Ikimara kora kibona candlestick ya breakinze twateje entry point kiza twinjamo to buying. Turakomeza. Example ya gatatu. Twabonye ibyo twakita bearish engulfing ya failings. Ariko haza kuboneka mo significant break candlestick yazamuka ingufu nyinshi breakinga ya resistance duteza igaruka kuri mu entry point twinjamo to buying. Ikitwa blind spot chapter 1. Example ya kane ni failed bullish engulfing with a significant break back to the entry point to selling. Sibyo? Kuna ko frame igaragaza mirror time frame. Time frame iringaniye ntoya. Sibyo? Ntabwo turi kuri confirmation. Example ya gatanu nanone ni failed bullish engulfing significant break entry point. No kuri frame yawe bigaragaza hano. So confirmation rero ari no tugomba kwizera cyane kwinjira. Ubona ko aho ngaho habonetsemo blind spot isanzwe ariko muzaza ko akenshi confirmation igaragara kuri iki igaragara kuri muri high time frame engulfing ikendo. Sibyo? Engulfing ni igaragaza confirmation ko ari yose. Murabivuga. Ntabwo nyambaza kuri confirmation. Ako musi nazaje tuzarira ko muzamukibyibuka. Blind spot plus confirmation to ni engulfing. Bearish engulfing. Sibyo? Muri kwibona. Confirmation ya gatatu ni bullish engulfing. Sibyo? Muri kwibona. Yego. Confirmation ya kane ni high time frame ya bullish engulfing nanone ngiyi. So mukibuka neza yuko iyo tujya muri confirmation tuhindura time frame. Roza waza Logan Malene se ni gute yendura time frame cyangwa mbaze ngo ni gute dushakisha confirmation. Numva mbwira ibindi bintu kandi baje akantu kamwe gusa kuvuga ngo ndi gucendinga time frame washe time frame nini ukarabonamo engulfing ikendo. Blind spot chapter 1 ikabira